njye n'Ingabire twese tuvaho, ariko mu kugenda ampa agakapu gato yari afite. Ba bagabo nabo baradukurikiye, umwe ahita amfata undi ajyana Ingabire. Iyo shusho uko ndyamye ingaruka mu maso. Buri gihe mpora nibuka iyo tariki ndetse n'uwo munsi. Kubyibagirwa ni ikizira kuko niho muherukira. Mpora nibaza niba akiri muzima cyangwa se yarapfuye. Muri ka gakapu nasanzemo ibihumbi 123. Na n'ubu ndacyabifite muri ka gakapu. Mpora mbibitse kuko nizera ko umunsi umwe nzongera kwishimana n'umukunzi wanjye. Umuryango we usa naho uzi aho Ingabire ari kuko batigeze bamushakisha. Ubashize amezi 3 banyirukanye. Amahirwe yo guhura n'umukunzi wanjye asa naho ntayahari. Ariko nk'uko nabimubwiye nzahora mukunda. Umutima wanjye uhora uzirikana ubwiza budasanzwe yari afite, haba ku mutima ndetse no ku mubiri. Nta gitekerezo cyo gukunda undi njye ngira kuko nizera ko nzamubona. Mbayeho mbabaye cyane. Ngaho nk'uko iby'urukundo rwanjye ubwo ntagira igihinduka nzabamenyesha. Mwarakoze cyane ku mwanya mwangeneye, ndabakunda. Iri ni ryo herezo ry'inkuru yitwa Urukundo rwanjye. Mwarakoze mwebwe twabanye, nkaba nifuje kubagezaho igitekerezo kuko nkeneye inyunganizi zanjye. Ndifuza ko mumpa ibitekerezo. Hari inkuru yitwa Nzagupfira twagarukiye kuri episode ya 7. Abayibonye ngira ngo barayibonye. Hanyuma hakaba n'indi nkuru nshaka kubagezaho yitwa Umukarani. Igice cya mbere gifite page 32. Ni igitabo nkaba nifuza kubagezaho iyo nkuru iri muri icyo gitabo. Wenda Nzagupfira yo ndumva rwose muyizi, incamake yayo ndumva muyizi kuko twagarukiye kuri episode ya 7. Nawe utarayibonye ushobora kujya aho hasi, hari inkuru zagiye zitambuka mbere ushobora kuzibona hanyuma ukazireba. Hanyuma iyo yitwa Umukarani rero itangira ivuga iti: urukundo ijambo ruryoheye amatwi ariko rishobora gutuma bamwe barira ubudahora kubera iryo jambo. Umukarani niryo zina ry'iyi nkuru. Umwana w'umuhungu witwa Samu ndetse n'umuvandimwe Vanessa bahuye n'ibyago bikomeye, babuze nyina ubabyara bakiri bato cyane, dore ko yitabye Imana biga mu mashuri abanza. Umubyeyi abo bana bari basigaranye yabonye kubaho wenyine bimugoye, ndetse akaba yaranifuzaga uwamufasha kurera abo bana. Yahisemo gushaka umugore ureraho kuba igisubizo kuri abo bana. Yaje kubabera ikigeragezo, maze bitera Samu kuva iwabo ajya gushaka ubundi buzima, dore ko mukase yaramumereye nabi. Aho niho yahuriye n'umukobwa witwa Neza, maze barakundana biratinda. Gusa disi ntibyabaguye neza. Kurikira iyi nkuru maze umenye uko byabagendekeye. Ni uku nguku incamake yayo imeze. Ese mbanze Umukarani cyangwa se dukomeze Nzagupfira? Mpa igitekerezo uciye kuri WhatsApp yanjye ni 078 063 80 ushobora kunyandikira kandi uciye kuri Facebook ushakisha amazina yanjye nitwa Kim Sam Story cyangwa se page yitwa Sam Story. Ushobora no kunyandikira aho ngaho muri commentaire nkabibona, hanyuma tugakomeza kuryoherwa. Kora subscribe rero kugira ngo umfashe, kugira ngo nzajye nkomeza kugezeho ubu butumwa mbucishije mu nkuru z'urukundo. Si ibyo bitabo gusa kuko mfite ibitabo byinshi cyane. Ubiramutse bishaka rero ushobora kujya umbwira nkaba nabikugezaho, byaba iby'urukundo, ubuzima busanzwe ndetse n'ibindi. Murakoze cyane rero. Sam Story arabakunda. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Ntegereje ibyo bitekerezo byanyu kuko nibyo nzaheraho nkomeza inkuru. Ese ni Umukarani cyangwa Nzagupfira? Murakoze cyane.